ariko mu gihe umwana wanjye yafashe imico ntigeze mutoza akagira ingeso ntigeze mwigisha akagendera akagendera ku murongo we atigeze ambonaho aho hantu sinshobora kurwara toroma nababara gake kuko umwana wanjye yagize gute kuko yabaye mubi kandi yagombaga kuba mwiza njye nabaye n'umumama nkiri umukobwa gute kubera yuko nikoreye ibintu byinshi kandi nkiri umwana buriya nyina muhaye n'umwana akamuha hose hashya ubwo si wo ni umuryango w'ibihomora umuryango w'abarwayi bo mu mutwe imbere ntago hahari natangajwe n'umunsi umukobwa yatwaye umugabo wa nyina rero bashakira igihano cy'abana nyine kijyanye n'imyaka yabo kimeze nk'umunyafu babahwiture kuko nibakomeza kubishyira ku bagabo gusa ntaho tuvuye nta naho tugiye urabona imyaka mfite wabikoze kera hari ibintu nakoraho ntago ngewe burya ndi karite witonde karite yanjye ntago nyigize nshaje nge navutse ndi umwana uri karite uri kunyumva dore ntago nigeze ngewe mba umwanda rwose ndabasuhuje inshuti mudukurikira hano umunsi ku wundi aho muherereye ku isi hose mugira amahoro y'Imana ndagusabye niba ari ubwa mbere udusuye ntiwibagirwe gukora subscribe nawe wayikoze ndagushimiye Imana iguha umugisha ni by'agaciro kubana natwe kandi igihe wabonye hari aho twakoze amakosa biremewe ni na byiza kurushaho wadukosora ukatubwira uti hano mu bikore gutya ni byiza Imana iguha umugisha mu buzima niba bitameze neza rero wihangane ukomere nzajya mbivuga kenshi ntacyo bintwaye umunyarwanda yaravuze ngo bucyana yandi ariko nabizera Bibiliya iravuga ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga rero niba bitameze neza nukuri wihangane ukomere ibitameze neza uyu munsi ejo Imana izabikorera kwesha icyubahiro bigende neza ukomere hanyuma twongeye kubona umubyeyi muri kubona imbere za screen zanyu ngewe singivuga ngo na wenda ngo yivuge ariko impamvu biri ngombwa nuko hari umuntu Imana yari yabwiye telefone wenda mu minsi yashize akaba yayibonye uyu munsi akaba yahise afungura iyi video akamubona reka ubanze utwibwire nitwa Mukeshimana Emerita ku izina rya mama Charlene ndi umumama abana 5 Sengera mu Nyakabanda kuri ADPR nkorera Imana umurimo w'ivugabutumwa Imana ibahe umugisha amen hanyuma mama Charlene nafashe decision ko igihe cyose tuzajya dukorana ikiganiro uzajya ubanza dusengera nizere ko ikiganiro turi bukore ari icyo gusengerwa nta satani irimo ari ikiganiro cyo kwigisha abantu kubahugura kubagira inama ibintu nk'ibyo turagushimye kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo tugire ibyo dutunganya ni nayo mpamvu tugusabye kugira ngo ubane natwe tube mu nyungu zawe kandi icyo ushaka kiba ari cyo gikorwa uduha amagambo yo kubwira abaduteza amatwi bamwe bakeneye guhembuka no gukomera no kugira ibyiringiro udufashe rero mu mpande zacu twese kugira ngo dukomeze kwagura ubwami bwawe kandi abantu barusheho kumenya iby'ubwere bwawe mu izina rya Yesu amen ngira ngo ubwo duherukana twakoze ikiganiro uri kuvuga kuri bari abanyeshuri wabonye bagiye ku ishuri bageze mu modoka cyakora ibintu birakomeye byo bahindura imyenda mu modoka hanyuma binagaragara ko byanakubabaje reka nshimire n'abayobozi b'igihugu cyacu bamwe na bamwe abajya badukurikira wenda bibaye ngombwa babonye akanya akaba yareba nk'iki kiganiro kandi akabona ko koko nyine byari ngombwa kuvugwaho kandi bakanabikurikirana Imana ibahe umugisha hanyuma uyu munsi turaganira n'ubundi tutagiye kure yaho ngaho mama Charlene hari umuntu ufite abana uyu munsi yarabyaye abana wenda tuvuge nk'uko bangana n'abawe 5 cyangwa se barenga bashobora kuba ari n'umwe ariko akaba afite ikibazo cy'uko bamunaniye mu by'ukuri reka nk'umubyeyi mama Charlene duhere hasi utwite cyangwa se niba turahera utarasama sinzi kugira ngo nibura wizere ko ibintu bishobora kuzagenda neza
mu rugo iwawe wenda n'abana urubyaro rubonetse bigende neza. Mashere, ni hehe ese umuntu yatangira ari inkumi, yatangira se amaze gushaka, yatangira se amaze kubyara, ese icyo yakora ni iki kugira ngo nibura urubyaro rugerageze kumera neza? Reka nkubwire, ikintu cya mbere umuntu agomba kubanza gukora, iyo tuvuze ngo abana bananiranye, nyina w'abana wameze ati, ipfunwe umubyeyi agomba kugira rikomeye ni ukunanirana kw'abana, ariko nawe akaba yarananiranye ubwe. Yego, nawe akaba yaritariye hariyaho rwose no kwiyahura wakiyahura, kuko abana baba barose amashereka y'uwananiranye nabo bakananirana. Ntega amatwi ariko ntabwo ujya ubasha kumva ibintu neza mba navuze. Navugaga ngo ikintu cya mbere gishobora kubabaza umubyeyi ko umwana yamunaniye ni uko nawe ubwe aba yarananiranye. Si ukuvuga ngo abana bananirana kubera n'ababyeyi bananiranye, hoya. Ikintu ngiye gishobora kumbabaza umwana wanjye yabaye mubi, nababazwa nuko namubereye urugero rubi nawe akaba mubi. Ariko mu gihe afite imico yatewe na Satani cyangwa yararuje ahandi, ntagizemo uruhare, icyo nicyo kigomba kubanza kumpumuriza no gukomera. Nkavuga ngo uyu mwana uru rumojyanywa ntarwo nigeze mutekerera, nta n'urwo yabonye ndi gutekera. Uyu mwana abagore ajyamo cyangwa abagabo ajyamo yabonye nkururana n'abagore, abona nca inyuma mama we cyangwa abona aca inyuma papa we. Hari ukuntu yanyumvise ndi muri dushe ndi guteretana, ndi guca inyuma mama we, ndi guca inyuma icyo kintu kikantera inkomanga nkababara. Uyu mwana impamvu asuzugura nuko nasuzuguye nyina bireba cyangwa ngasuzugura se abireba. Muri make kubera umwana urugero rubi, iyo abaye mubi nibyo bibabaza umutima kurushaho. Ariko mu gihe umwana wanjye yafashe imico ntigeze mutoza, akagira ingeso ntigeze mwigisha, akagendera akagendera ku murongo we atigeze ambonaho, aho hantu sinshobora kurwara toroma, nababara gake kuko umwana wanjye yagize gute, kuko yabaye mubi kandi yagombaga kuba mwiza. Ariko burya ikintu kiryana ukaribwa ukaba wanasara ni igihe ubona umwana wawe afite imico yagukuyeho. Wari uvuze ngo kugira ngo umwana abe urugero rwiza byahera he? Ndumva byahera mu bwana bwawe nawe mu bukumi bwawe, sibyo? Tuvugisha ukuri, nimba uri inkumi y'umukobwa ntabwo uraba umugore, reka tuba ariho duhera. Ukaba uri umukobwa utumvira ababyeyi, kuki ukeneye ko bazagukomokaho bazakumvira? Nimba umubyeyi akwinginga ati nkorera aka karimo mwana wanjye, ntugakora ukigumira mu nzara, ukibera muri telefone, ukibera muri chat ugacatinga, kuki ukeneye kuzabyara abana bakubaha warasuzuguraga mama wawe? Kwijisho rizahorerwa irindi n'iryinyo rigahorerwa irindi, mu minsi mike mbona n'ukuguru kuzahorerwa ukundi, sibyo? Nimba wari umukobwa mu rugo ubyuka saa 5, kuki ukeneye kuzabyara abazinduka kare nawe utarabikoze? Nimba utarubashya ababyeyi bawe, kuki ukeneye kuzabyara abana bazakubaha? Ndashaka kubabwira ngo bihere mu buto. Nkubwira ngo ibyo ukorera mama wawe, ibyo ukorera papa wawe, ibyo wikora iwawe mu rugo, uzagenda iwawe neza usange byaje ku murongo uko bikurikirana. Nibiza rero uzihangane nk'uko mama wawe yagize gute, yakwihanganiye. Turi kumwe? Nibiza ntuzasakuze, ntuzavuze induru, warumbije nk'uko na mama wawe yarumbije. Hanyuma turagiye, ubaye umugore, tugiye gukurikizaho iki? Wabaye umukobwa mwiza, waritonze, wubaha ababyeyi, witwarana neza. Nta na rimwe mama wawe yigeze avuga ati wa mukobwa urakatu, uzabone nk'uko nabonye. Wa muhungu uraka, hari ababyeyi bavumana kandi si byiza. Wa muhungu dore aho izuba rirengera, akakuvumira ku gahera, kandi umuvumo w'umubyeyi iyo akuvuma
ibyo umukorera ari byo byanya urafata nimba uzi ko ibyo byiciro wabivuyemo nta kosa ukoze cyangwa ugakora ikosa muri rusange ukaba utarananiranye ukaba umugore hanyuma ukabyara abana babi ibintu ndi bukubwire ni bibiri icyo ugomba gukora ikintu ugomba gukora cya mbere ni ukumenya ko ibyaye ikibazo ikirigata wimufatira imyanzuro imuremereye ntabwo abadayimoni babakubitisha ibiti nta nubwo abadayimoni babajyana muri gereza buryo umudayimoni ntibamufunga umudayimoni niwo wamukubita ibiboko naho wamwambika ipingu umudayimoni nta kindi kintu kimwica ni ugusenga byonyine ni ugusenga nimba abana bakunaniye uzi ko nta ngeso mbi nawe ubwawe wabatoje ibintu bibiri ndi bukubwire icya mbere ni uko ugomba gukomeza kuba mama w'abana wivuga ngo kubera yuko bakunaniye bararya imvange kandi bari kurya ifiriti hangana umutekera ifiriti ibyaye ikibazo irakirigata wimufatira imyanzuro ngo uvuge uti ndaje duhangane umurazi inyuma y'urugi kuko atinda gutaha igihe cyose atahiye ujya umukingurira umuhuguza ubugwa neza hanyuma za mbuto wa mwana umwerera zitamukubita ngo zimuzunguze fata ugende ujye ku ivi ibintu byose iyo byananiranye ibintu byose byananiranye bishoborwa n'amasengesho nizo nama izi uko ari ebyiri yego none se mama Charlene tuvuge n'urugero nyine uramubyaye tuvuge ageze mu myaka nyine yayindi harya babyita iy'ubugimbi n'ubwangavu hari imyaka nyine umwana ageramo akaba ariko iriya myaka muzasobanurire ubanza ari abana bagashize iyo myaka ko ntayo nzi ngewe uzi ko burangiye nyishidikanya se buriya mu bana bawe wowe ntawe wigeze agera muri iyo myaka ubona nyine hari igihe wabonye kubera yuko nanjye ntigeze nyijyamo ushobora no kutabona ibimenyetso byayo nta tugeso cyangwa uduco tubi wigeze ubona oya ntatwo kereka nimba hari uduco tubi bakora wenda bihishe ukuntu cyane ko njye kunyihisha biragoye kuko abana banjye baba mu rugo baba mu rugo okay sinzi impamvu nyine mba numva ababizi cyane bazabidusobanurira kubera iki abantu bavuga ngo hari imyaka utarenga ngo uba umeze ukuntu nimba ari uko twahondaguwe nimba ari uko nta ba mama na ba data bari baturi iruhande ntago mbizi hari ibintu njya numva ngo hari imyaka umukobwa ageramo ngo akagera gutya sanga imyaka yanjye yose yarambanye kuko njye nabaye n'umukecuru nkiri muto njye nabaye n'umumama nkiri umukobwa gute se kubera yuko nikoreye ibintu byinshi kandi nkiri umwana birenze urwego rwanjye ngaho mbaza ikibazo wari ugiye gukumbaza ikibazo nshaka kukubaza mama Charlene ukurikiza rero uri umuntu mukuru kurikiza uko ubona societe apana hano mu Rwanda gusa meme n'ahandi ku isi ujya ubona amafoto amavideo n'iki mama Charlene ubona hari ikizere cyuko imbere dufite imiryango imeze neza abana bazaba bameze neza donc ukabona nyine dufite umuryango muzima ukurikije wenda imyitwarire y'abasore n'abakobwa meme n'abagabo n'abagore iki gihe reka nkubwire imbere ho umuntu ni uhitegurira ariko muri rusange urebye ukuntu abantu bari gutegura imbere habo nta cyizere cyo kuzagira imiryango myiza gihari kereka nihagira ibintu bihinduka kuko ubu ngubu nta mukobwa nta mugore umugabo arajya umusore arajya gutereta mu rugo agatereta umwana na nyina kandi ari umusore hanyuma undebera umuntu waterese umwana na nyina icyo cyohe icyo kivume buriya nyina amuhaye n'umwana akamuha hose hashya ubwo si uwo ni umuryango w'ibihomora umuryango w'abarwayi bo mu mutwe imbere ntago hahari natangajwe n'umunsi umukobwa yatwaye umugabo wa nyina abagabo ni nayo mpamvu umukobwa atwara umugabo wa mama we ubwo siyo niyo miryango wabibonye narabibonye n'amaso yanjye sinjya mvuga inkuru ziriho ivumbi atwara umugabo wa mama we ateretana n'umugabo wa mama we aramujyana aramwegukana nta nubwo ari nakura ariko buryo aho byabereye sikura ariko reka tubireke ntago njya nkunda kugira abantu igitaramo biriya bintu ndabyanga ubwo uwo ni umuryango ibintu biri gukorwa n'abasore badashobora kurobanura abana na ba nyina bigakorwa n'abakobwa
batagira ikinyabupfura, abantu batanakijijwe bagira n'indangagaciro z'ubumuntu. Ntabwo ari ibintu bitwereka yuko tuzagira imiryango mizima. Ni gute umwana w'umukobwa yisukira umugabo w'abana 7 ati ndagukunda, ati baby, umukobwa akita umusaza ngo bebe, akaryama mu matuza ariho imvi. Iyo niyo miryango mizima muri guteganya? Ni imiryango y'abazimu yuzuyemo amazi. Ari umwana uri mu gituza cy'umubyeyi. Uwo papa se, uwo mupapa utinyuka kana kangana n'abana be, ati sheri ndagukunda, amahana aragwira, kamuhana kabisa. Icyakora Imana iritonda, ujya mushimira Imana ko yabaye Imana. Umuntu w'umupapa udashobora kurobanura umuntu mukuru n'umwana, umwana ungana n'abana bawe ukamutereta usize umugore mu nzu, si ubukunguzi se? Imiryango myiza ntayo mbasezeranyije. Icyo kora umuntu ku giti cye azaharanire ko umuryango uba mwiza, ntabapfira gushira. Uzabiharanira w'umugabo cyangwa w'umugore, umusore cyangwa inkumi, rwose muzahirwa pe. Nubwo mwaba muri kunyura mu macumu acanye, mwebwe ayo macumu ntazabageraho, kuko umwanzuro ni uw'umuntu yiha ku giti cye. Ariko muri rusange ntaho abantu bari. Ubona bikomeye? Bivuga ngo birakomeye cyane. Ntibikomeye ahubwo birakomeye cyane. Ese buriya mu mashere, tuvuge n'urugero, ugiye kubona ukabona nk'umukobwa araje arakubwira ati rero njyewe nteretana n'umugabo wawe, rwose akakwereka n'amafoto n'akavideo, yego, hanyuma akakubwira ati wenda urampa, yarasanzwe ameza neza, urampa wenda nka miliyoni zingahe kugira ngo mureke. Akaga karagwira. Akavuga ati urayampa kugira ngo mureke. Hanyuma wumva icyambere wabyakira gute? Uwo mugabo wawe mwana gute nyuma y'uko ubibonye? Hanyuma uwo mukobwa wamusubiza iki? Reka nkubwire, nababwiye ko Imana ifite abarwayi barwariye mu bitaro bitandukanye, kandi mbabwira ko intego yacu n'Imana ariyo kuyirwariza abarwayi. Urumva uwo mukobwa icyambere yabarwayi, sibyo? Kuko naho nama afite amafaranga ipusi itasimbuka nta n'ijana namuha, wamureka agakomeza hayo namuha, sibyo? Ni ibinjya mbabwira. Icyambere cyo rwose ntayo namuha muri make, ahubwo sinanamurakarira. Cyokora namurwaza, nabona ari umurwayi, ubwo se urumva yaba ari muzima. Umuntu waza kuvuga ati ndamufite, akanakwereka n'ibimenyetso, ndamufite nyishyura mureke, ubundi se umwishyuye ntamureke. Icyambere ni uko ntayo namuha, sibyo? Hanyuma rero wa mugabo wanjye namaze kubona yafashwe n'ubwo burwayi bwo kunca inyuma akajyaho, narwaza umurwayi wanjye. Wamurwaza ute? Namurwaza mu buryo bwo gukomeza kumufata uko nagombaga kumufata. Namuha keya nyinshi ziruta izo namuhaga, ngo ndebe ko yava mu bitaro. Uretse amagambo buri gukoresha mu by'ukuri, rero nicyo pa nawe. None nimba amarangamutima yanjye uyazi, wagiye ubibaza ukanabyisubiza. Ndi kubariza abantu. Yego. Bantu se barana. Erega munzi igice niryo kosa mugira. Wowe komeza umbwira uti namurwaza. Ngewe ko ibyo nkubwira utari namurwaza ko kwese umva atabari umurwayi wanjye. Kandi nta wundi ukwiye kumundwariza. Reka nkubwire. Yakomeza kuba umugabo wanjye nk'uko bisanzwe. Yaza rimwe mu cyumweru nkamwakira, yaza kabiri mu cyumweru nkagira gute nkamwakira, yaza rimwe mu mwaka uri kunyumva neza? Ndakukumva. Namurwaza kandi nkanamusengera. Ibintu bibiri nibyo namukorera. Namuha keya nyinshi ziruta izo namuhaga, nkanamusengera. Yakira Imana ikazampa ikamba, atakira akazapfa nkamuhamba, kuko urumva ko sinjye waba umwishe. Nicyo kintu nakora. Nicyo kintu wumva wakora? Nicyo nakora, kandi ni nacyo gikwiye gukorwa. Nese si umurwayi? Abarwaye rega burya nuko mutabizi. Sinzi abantu bavuze ngo hari umuntu w'umurwayi bashaka kuvuza, nuko nabonye kuri YouTube hari abarwayi benshi bazategurana mituwele nyinshi, ariko iyo umuntu arwaye uramuvuza. Yaba ari umurwayi pe, kandi burya umurwayi hari igihe umuhuhura. Bira bintu waragiye urareba ibintu wakoze iki se?
amahane reka nkubwire abadayimoni bariho ntago wababwira ntago wabazanaho hoya abadayimoni bariho ubundi mu bintu hari ibintu byica abadayimoni kwera imbuto n'amasengesho birabica bagapfa neza bagahwera kwera imbuto no gusenga yego ni ibintu bibiri ntiwabakangisha gutukana kuko ibitutsi barabikurusha ntiwabakangisha ubugome ikuzimu bitoza ubugome buri munsi ineza rero ihosha uburakari ariko mama Charlene kurikiza ukuntu ugenda ubona imiryango nyine igenda ihinduka cyane cyane urubyiruko sa n'ugira inama polisi y'ikindi ishobora gukora gishobora kugerageza basi gukosoraho gato ikintu polisi ikora ibyo bakoze ni byinshi kandi bikomeye ariko bongereho akantu gato akahe hari ihohotera ry'umwana ariko bazakiraho n'ihohoterwa ry'umuntu mukuru kankubwire ntibagahane abantu bakuru gusa ngo bateye inda abana nabo babashakira amantuza kandi ari abana hoya ni abana ariko umwana ujya mu gituza cy'umugabo w'imyaka 30 abakiri umwana itegeko rivuga ko aba yamushutse yego inga mbyemera aba yamushutse akemera gushukika kandi nabo uko babashuka barabizi bazashaka umunyafu w'abana bavuga ati umva wa mwana we ntuzongere ni akanyafu mwana ntibamuhanisha umunyafu ariko bikomeza kumva ko nibamfata bizagenda gutya ngo bakomeze kwigira abana umwana utinyuka kuryama mu gituza cy'umugabo w'abana w'imyaka 50 nge ntabitinyuka ndi umukecuru uri aba yaracanye ku maso rero bashakira igihano cy'abana nyine kijyanye n'imyaka yabo kimeze nk'umunyafu babahwiture kuko nibakomeza kubishyira ku bagabo gusa ntaho tuvuye nta naho tugiye Nyeze mama Charlene wowe noneho nyine nakubajije icyo nibura icyo gihano wumva mu byo utekereza yacyaba nk'iki icyo gihano yego ngewe ntago ndi bugitekereze kuko ntari umuyobozi naba nisumbukuruje kujya gutekerereza leta ahubwo nko kubatungira gatoki nkavuga inti aba bana mu bashakira akanyafu leta yabyicayemo iminota 2 umunyafu waba wabonetse bareke kuzana ikibando abagabo bajye babakubita ibibando abana babakubita iminyafu ariko bibareka kuko nibakira abana bateye ubwoba ubu se kusanga abana ari bo biteretera abagabo ko abana ari bo bari kwiteretera abagabo ko abana bafite ubushinzi bw'indenga kamere babashakiye umunyafu abakuru babashakira ibibando abato babashakira iminyafu ariko bibareka nimba leta yararakajwe n'ibintu abantu bakuru bakorera bato abana mu rwego rwo kugira ngo babahwiture nabo babashakira akanyafu mvuze akanyafu kuri leta ni ibintu byoroshye babona imihini se bakarura iminyafu nose mama Charlene kankubaze uravuze uti babahane wenda tuvuge n'urugero erega abana barekeye uburenganzira barakabya n'uburenganzira bwanjye numvuga ndajya muri RIB nunkoraho ndahamagara polisi mama ndeka no abana bareba akantu babaremera babashakira babaremera akanyafu sibyo abana nta bugome buba burimo gukubita umwana umunyafu ntago ari icyaha abakuru babashakira ikibando ibintu bizansaba ko nzashaka fandi ngiye kugerageza guhera uyu munsi afande afande uzi ko twumva icyo bivugaho afande ariko ninde fandi ufata imyanzuro wenyine ahubwo ikigeganyo uzagisharinge kizagera ahantu kure kuko nta fandi ujya ufata umwanzuro wenyine nyine wewe numva icyo babitekerezaho none se ariko sanutu wenda basi tugeragereze rumwe mu rugero wumva nk'umubyeyi umwana nk'umuntu wabyaye umwana wawe cyangwa se n'uwundi aragiye ariko ari munsi ya myaka 18 cyangwa se arayujuje cyangwa se ari muri iyo 20 noneho agize wenda uwo musaza bakundana umufashe umva ni nk'akaye gahano nibura gatoya bamuha yewe nakubwiye ngo naba nisumbukuruje ntago shaka kubona imbaraga zo kugira inama leta ariko gusa nuko nyitungiye agatoki mvuge ntibanyakubahwa mugerageze mushake n'umunyafu w'abana bato ntago rero ngiye navuga ngo ni iki simba mu nteko ishinzwe gufata imyanzuro cyokora nge nemeye kuba ijisho rya leta hoho nzaricana ibintu byose bitagenda neza nzajya nza mbivuge
bareba akanyafu barazi Elizayi wivunika rega iki gihugu abantu babamo habamo abantu b'abanyabwenge kandi bazi gufata imyanzuro kandi ya nyayo. Ibi rero sinakererwa mvunika cyo kora yaza ko bari nko mu bapasteri wenda ndi kugira inama ho nari guhita mbaha inama, ariko leta ubukera kabaye kugira ngo burabo ntiri kubigaho abakobwa bubu n'abana bubu. Abana bubu bateye ubwoba aho tuharenge ku buryo wumva hari igihano gishobora gufatirwa umwana cyane rwose. Ntabwo ari igihano, ni umunyafu wibivuga nabi utandemera. Ni umunyafu abana kubazitura akanyafu nta kibazo ntacyo bitwaye. Yego kandi bajya batubacishaho pe futu ntuzongere kujya mu bagabo. Leta imbabarire pe shaka iminyafu. Erega njyewe aho ngenda hari ibintu nirebera. Uziko nigeze ngenda rimwe ahantu kabona agakobwa kakiri gatoya nari ahantu mu nama n'umuntu hari ibintu turi kwigaho bya business. Mbona nyine agakobwa ariko mbega abakobwa bubu we uziko ubu hari ibintu ntakora. Urabona imyaka mfite wabikoze kera hari ibintu nakora hoya ntago ngewe burya ndi karite witonde. Karite yanjye ntago nyigize nshaje, nge navutse ndi umwana uri karite. Uri kunyumva Dore ntago nigeze ngewe mba umwanda rwose. Ukabona umwana w'umukobwa akana uwo wari wabonye ngo byari bimeze gute? Nyine naramubonye ahantu narindi hari ibintu narindimo bya business n'umuntu turi kuganira twandika nkebutse gato ko mana nyagasani kabona nyine araho ari kumanura utwara hari ibyara basigaye biyomekaho ahangaha. Erega abagabo bafite akazi. Abagabo umuntu yakujomba ruriya rwara Manu mbabare guseka iby'ubucucu akamanura urwara hano mu gihorihori. Ari umukobwa se ari kurujomba akarumanura akageza ati abana bubu babashakira iminyafu. Ariko manu w'amakazi we ko gufata abakobwa barakwica bahita banyirukana muri leta nubwo nahamara kabiri. Uri kumva nkabona araje mu matuza warabirebaga se ko kuvugisha? Narabirebye n'amaso yanjye. Ubundi ukabona azanye urwara hano muri favore niko bazita harya muri zero foto hamwe zigira inshuti yavuze ngo wanyango ni umunsi uri gutaha urwara haranumanuye ubundi akazana cya kiganza ntabyabyara. Hati wa niko uwo mugabo urumva yava aho ngaho. Ni ukuvuga ati wenda ari bize wenda polisi nese wabonye uwo musaza Izayi abakuru babashakira ibibando abato babashakira iminyafu kwirirwa bahana abagabo bonyine hoya umwana uzi kujomba urwara umugabo umwana wo muri segondari mu wa kabiri azi kwagaza umugabo hanyuma ngo nibamufata ku ngufu bajye kumuhorera bamufunge wese bamushakiye umunyafu. Ngewe nkora no muri leta nyine navuganira n'abagabo kabwe ni bari abana nabo babashakira iminyafu. Ntago uremera se ni hatari oya nibyo pe ngenda mbana utuntu twishi. Amasharire tuvuge n'urugero ubaye umuyobozi wenda abakobwa bakavuga ati noneho reka tukugira umuyobozi wacu ujye utubwira ibyo dukora aba ari byo dukora uko twambara aba ari ko twambara. Nk'ibe binumva wakuraho ibyo wasigaho nibi baguhaye ubwo burenganzira mu bakobwa. Yego ikintu cya mbere nuko nawakuraho kwambara ubusa. Nakuraho kwambara ubusa n'abakabera. None se ubu reka nkubaze waba ushatse kuvuga ko umuntu niyo bundi yambaye yikwije ho batamwifuza? Reka nze nkubwire nuko ntibuka aho hana hariho wanyibukije hari n'Abisiraheli n'Abafilisitiya. Yego aho barwanye bararwana hanyuma baravuga bati Imana ibabamo. Imana ibabamo irakomera kugira ngo rero ibareke ni mwenda abakobwa banyu mubambike mpene barishire ni hehe hanyibutse ntacyo bitwaye. N'Abafilisitiya nimba ari Abafilisitiya n'abaki n'Abisiraheli barimo bararwa. Yego Abisiraheli ubwo binjiraga mu gihugu
kimwe bateka icyo bita intonorano n'abakobwa bambaye ubusa nuko baravuga bati Imana yabo ifite imbaraga ntimuteze kubashobora uri kumva ikintu twamenye ko Imana yabo izira ubusambanyi kugira ngo rero basambane ni mu batega abakobwa bambaye ubusa uri kumva bambare mpene bashire ubundi bambare mu gukondo wazi bambare na mugongo wazi babararikire hanyuma basambane nibamara gusambana Imana irakura ubwere bwayo hagati muri bo niko byagenze kubera iki ibibero by'abakobwa cyangwa ubwambure bw'abakobwa bukurura abagabo uziko ari umugabo usambana atabiramutse akareba abakobwa bwambara ubusa bufite ibibazo urumva yareba ikibero ye baba kavuga ataho kugira ngo ntinde mu makoni nzatinda mu bitaro akabiterwa nuko yamurebye rero imyambaro nicyo kintu naca cyambere nagica rwose mwabakobwa mwe buriya bubogisa bambara imbere ubundi hari amakora abantu bambara mbere y'amajipo basigaye bayambariraho hari ishati wambara ku ipantaro cyangwa ku ijipo ubu bayambarira aho ngaho ubwo rero wahita ukuraho mpene bashiri zahita zivaho imvura iraguye dusoze n'abadukurikiranye babyumve ko ikiganiro kirangiriye aha ngaha amen.